Tubahaye ikaze abadukurikiye n'ubundi ni kuri Shaka Provisoire, turacyakomeje kugenda dukosora ibibazo bigiye bitandukanye byibandwa mu kizamini cya Provisoire. Uri kwiga amategeko y'umuhanda ndetse n'uri kwitegura ikizami, tubahaye ikaze mwese kuri Shaka Provisoire. Twihuse rero n'ibibazo twabateguriye uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ndashaka gukata ibumoso. Imodoka y'icyatsi yaje irahagarara, ninde ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere? Muri iryo shusho bari kutwereka ahangaha muri kubona imodoka y'icyatsi bari kuvuga, none bari kuvuga ngo wowe uri umuyobozi w'ikinyabiziga none ushaka gukata ibumoso, imodoka y'icyatsi yaje irahagarara, none ninde ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere? Ari wowe n'iyo modoka y'icyatsi. Ahangaha rero mbese ninde? A. Ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. C. Twembi nta burenganzira bwo gutambuka mbere, gusa tugomba gutambukana ubwitonzi. D. Nta gisubizo na kimwe kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Twihuse rero ahangaha igisubizo ni B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iriya modoka y'icyatsi niyo ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere, kuko urabona ko iri mu cyerekezo nawe uteganya ushaka gukatamo, rero ni ngombwa ko yo itambuka mbere, n'ubundi yari iri mu muhanda ikomeza, kandi wowe uri kwinjira muri uwo muhanda, ni wowe ufite inshingano yo gutanga inzira. Twihuse rero n'ikibazo cya kabiri. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ikibazo kirabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. A. Ko hari icyago. B. Icyago kidasobanuye ukundi. C. Imiterere y'icyago gitunguranye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe ahangaha wahitamo ikihe gisubizo? C ni A, kiri kumenyesha ko hari icyago. B. Icyago kidasobanuye ukundi. C. Imiterere y'icyago gitunguranye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe hano wahitamo iki? Twihuse rero, nizere ko wamaze gufata agakayi kawe n'agakaramu, wamaze no guhitamo kuri iki kibazo cya kabiri. Ahangaha igisubizo ni A. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, nawe akamenya kwitwararika. Twihuse n'ikibazo cya gatatu. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ni hehe? A. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Mbese wowe wahitamo iki? C ni A. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Mbese wahitamo iki? Ahangaha igisubizo ni D. Ibisubizo byose baduhaye hejuru ni ukuri. Aho hose batubwiye hejuru ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini. Twihuse rero n'ikibazo gikurikiyeho cya kane. Ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Umuyobozi w'ivatiri, mbese iki cyapa kivuze iki? Iki cyapa kiri iburyo uri kukibona, mbese kivuze iki ku muyobozi w'ivatiri? A.
kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. B. Nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A. Kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. B. Nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C. Ntacyo bindebaho mu gihe kireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese wowe ahangaha uri kumva ari iki? Twihuse rero, ahangaha igisubizo ni C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho, kandi ivatiri yanjye ikaba itageza muri izo toni 5. Twihuse rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu, iki cyapa kivuga icyerekezo gitegetswe, kigizwe n'ikirango cy'ibara. Icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara A. Umweru. B. Umutuku. C. Ubururu n'ikirango cy'umweru. D. Umukara. Mbese icyo cyapa wowe uzi ko kigizwe n'ikirango cy'ibara risute. Ese ni umweru A cyangwa ni B umutuku? Ni C ubururu n'ikirango cy'umweru cyangwa ni D umukara? Ahangaha twihuse igisubizo ni C, ni ubururu n'ikirango cy'umweru. Iki cyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara ry'ubururu ndetse kigizwe n'ibara ry'ubururu n'ikirango cy'umweru. Twihuse n'ikibazo cya gatandatu. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha A. Ibitegetswe byihariye gusa. B. Ubugerure cyangwa amarengategeko rusange. Cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese hano wowe urumva igisubizo iki? Ese ni A. Ibitegetswe byihariye gusa. B. Ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese wowe wahitamo iki? Ahangaha igisubizo ni B. Ni ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye, nicyo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Twihuse kuri karindwi. Ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenga ibipimo bikurikira. Ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenga ibipimo bikurikira. Ibi A. santimetero 25. B. santimetero 125. C. santimetero 45. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese wowe uri kubona igisubizo cyaba iki? Ese ni A. santimetero 25. B. santimetero 125. C. santimetero 45. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza santimetero 75. Ntiburenza santimetero 75, niyo mpamvu igisubizo ari D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo mu byo baduhaye. Twihuse rero ku kibazo cya 8. Buri modoka cyangwa buri romoroke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo bitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Buri modoka cyangwa buri romoroke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo bitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Ayahe? A. umuhondo. B. icyatsi kibisi. C. umweru. D. umutuku. Mbese muri aya mabara wowe uri kumva iryo tara rifite
irihe bara? Ese ni A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, D umutuku? Ahangaha igisubizo ni B, iryo tara rifite amabara y'icyatsi kibisi. Twihuse n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9, bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hiri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hiri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubwo bwoko bwa feri ni ubuhe? A feri yo guhagarara umwanya munini, B feri y'urugendo, C feri yo gutabara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe igisubizo urumva ari ikihe? Wahitamo ese ni A feri yo guhagarara umwanya munini, B feri y'urugendo, C feri yo gutabara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe wahitamo iki? Ahangaha twihuse igisubizo ni A, ni feri yo guhagarara umwanya munini. Ubwo bwoko bwa feri batubwiye haruguru ni feri yo guhagarara umwanya munini. 10. Ikibazo cya 10, utugarurarumuri turi ku mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ni irihe rero? Utugarurarumuri turi ku mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva ari iki? Ese ni A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho tubwire wowe icyo wumva wahitamo. Gusa ahangaha igisubizo ni B, ni umuhondo. Utwo tugarurarumuri turi ku mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara ry'umuhondo, Twihuse rero ku kibazo cya 11. Ikibazo cya 11, romoruki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Romoruki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C amavatiri y'ifasi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva wahitamo iki? Ese ni A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C amavatiri y'ifasi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva cyaba ikihe? Twihuse rero ahangaha igisubizo ni B, ni ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Rwose nicyo gisubizo ni B. Twihuse n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12, amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira. A metero 200, B metero 100, C metero 45, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wahitamo iki? Ese ni A metero 200, B metero 100, C metero 45, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu ni uko ari metero 75, iyo ntera ivuzwe haruguru ndetse bari kutubaza ni metero 75 kandi nayo baduhaye. Igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 13.
Ikibazo cya 13, iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gushyigikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashobora kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira: a kilometero 10 mu isaha, b kilometero 20 mu isaha, c kilometero 30 mu isaha, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni a kilometero 10 mu isaha, b kilometero 20 mu isaha, c kilometero 30 mu isaha, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe uri kumva cyaba ari iki? Ahangaha rero twihuse igisubizo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko impamvu ni kilometero 5 mu isaha nizo umuyobozi agomba gukikira iyo nkomyi afite uwo muvuduko wa kilometero 5 mu isaha. 14, ikibazo cya 14, inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira: a babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije, b ibumoso babona iby'ibara ryera, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe ahangaha urumva igisubizo ese ni a bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije, b ibumoso babona iby'ibara ryera, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuse ahangaha igisubizo ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri, bagomba kuba babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije, none ibumoso babona iby'ibara ryera. 15, ikibazo cya 15, icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: a umweru n'umukara, b umutuku n'umukara, c ubururu, d a na b ni ibisubizo by'ukuri. Mbese muri ibi bisubizo baduhaye wowe wahitamo iki? Ese ni a umweru n'umukara, b umutuku n'umukara, c ubururu, d a na b ni ibisubizo by'ukuri. Twihuse rero ahangaha igisubizo ni b. Icyo cyapa kigira amabara umutuku n'umukara, igisubizo ni b. 16, iki cyapa gisobanura iki? Icyapa bari kutwereka ahangaha, mbese wowe urabona gisobanura iki? a isoko ry'amatungo, b ivuriro ry'amatungo, c uruzitiro rw'amatungo, d akayira k'amatungo. Mbese muri ibi baduhaye urumva igisubizo cya nyacyo ari iki? Ese ni a isoko ry'amatungo, b ivuriro ry'amatungo, c uruzitiro rw'amatungo, d akayira k'amatungo. Mbese urumva ari ikihe? Nizere ko wamaze guhitamo. Twihuse ahangaha igisubizo ni d. Iki cyapa gisobanura akayira k'amatungo. Iki cyapa gisobanura akayira k'amatungo. Twihuse n'ikibazo gikurikiyeho cya 17. Ikibazo cya 17, amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi. Ariko ibinyabiziga bikurikira
bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ni ibihe? A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora mu mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.21. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wahitamo iki? Ese ni A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora mu mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo binyabiziga ni ibinyabiziga ndakumirwa ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Igisubizo ni D. Ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18, ahatari mu nsisiro, umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3,500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa, ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Ahatari mu nsisiro, umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3,500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa, ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Ibyo bihe ni ibihe? A. Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyura naho bibujijwe. B. Ese ni igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi. C. Mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyura naho bibujijwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urumva muri ibi bisubizo baduhaye icyo wahitamo ni iki? Ese ni A. Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyura naho bibujijwe. B. Igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi. C. Mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyura naho bibujijwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo ikihe? Ahangaha igisubizo ni A. Ni mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyura naho bibujijwe. Igisubizo ni A. 19. Birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibihe? A. Imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva ari ikihe gisubizo wahitamo? Ese ni A. Imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva ari ikihe? Nizere ko wamaze kwandika muri ka gakayi. Ahangaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Haba imitako, ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi ntabwo byemewe kuba byakongerwa ku mpande z'ikinyabiziga by'umwihariko kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri. Ikibazo cya 20 aricyo cya nyuma, ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Mbese ni he byemewe kunyuranaho
mu nzira icyerekezo kimwe. A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B. Kunyuranaho ntibyemewe. C. Ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D. Ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B. Kunyuranaho ntibyemewe. C. Ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D. Ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ngaho hitamo. Ahangaha igisubizo ni A. Ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda niho byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe. Turabashimiye kuba mwadukurikiye, abageze kuri uyu munota turabashimiye cyane kandi tubifuriza intsinzi. Ni inkuru ikomeye muduteye kuba mudukurikirana, turabinezererwa cyane. Nawe niba uzi mugenzi wawe ushobora kuba ari kwitegura ikizamini cya provisoire, uri kwiga amategeko y'umuhanda, ndabizi neza ko aya masomo yacu ashobora kugira icyo yamwongerera, ujye umushishikariza kuba yadukurikira. Turabashimiye rero, naho ubutaha.